ujye mu kabari utanze 500 nyamara mu iri iwawe like birirwa bishwa n'inzara birirwa barya amamesa nanga ari ikintu kibishiri burarya uranywa za vefriko zigura ngo za 500 nyamara iwawe bari kurya imvange yangahe ya make ya tubishira ibintu muri logique uratashye yes fine nyamara muri club ese buriya ni uburyo ese babivuga gute mu Kinyarwanda actually ntabwo mba ndi kubona ako gaciro sheri. Hello my people, what's up friends, hello family, hello beautiful ladies, muzemte and gentlemen, where are you now? Uraryamye, urabyutse, uri kuruhuka, uri mu kazi, uri mu rugendo, aho dukurikiye uri wese turagusuje mu bice by'isi bigiye bitandukanye, bari muri Asia, abantu muri Amerika, abantu muri Afrika, ibice byinshi bigiye bitandukanye, abantu muri Europe, France, Germany, Swaziland, Scotland, abantu muri mwese muri Spain, Portugal, mwese ndabasuje muri mwese muri Amerika, South America, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, abantu muri leta zunze ubumwe za Amerika, bari muri leta ya Michigan, nyinshi mwese ndabasuje kabisa. Mbifuriza ikaze mu kiganiro. Abantu muri Afrika mu bihugu bitandukanye, West Africa, Senegal, abantu muri Cameroon, abantu muri Mali, abantu mu majyaruguru ya Afrika, abantu muri East Africa by'umwihariko, abantu mu Burundi, mwameze mute cyane turabasuje cyane, abantu muri DRC Congo mumeze mute turabasuje, abantu muri Tanzania mambo vipi, niaje mambo vipi, sibizi naendeka, abantu muri Uganda mumeze mute ndabasuje. Mbifuriza ikaze mu kiganiro cyacu hasita nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Djeano. Mbasuza mbifuriza ikaze kabisa, abantu bameze neza, abarwaye mwese turabasenya mukomeza kugubwa neza cyane, abatameze neza mukomeze kwihangana, uyu munsi bameze neza, ariko umunyarwanda yaciye umugani mu Kinyarwanda ngo ntagahora gahanze, umunsi umeze neza ejo bikagenda nabi, ariko iyo ukomeje gusenga kubera Imana yishyiramo imiyaga ibikuzerera ikuzi from A to Z, nta nagasatsi kakuvaho itakabonye, Imana ibikuzi. Burya ibibazo byawe mbere yuko nabibwire bibizi kabisa, icyo no kwitakambira ugasenga, ubundi bintu bigakomeza kugenda neza, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Guys, ndabasuje rero mbifuriza ikaze mu kiganiro, mbaha ikaze muri kiganiro High Star. Ikiganiro High Star nk'uko mubizi nk'ibisanzwe tuba dufite mu star umunsi, tukagira ibice tubunira kugira ngo mumenye neza, hanyuma tukamuriza ubutumwa twamuteguriye nk'abafana be n'abakunzi. Uyu munsi rero umu star wacu umunsi yitwa ariko namuvuga amazina, ni umugore mukunda muri benshi nk'uko mwamaze kubibona, afite abakunzi benshi, abafite abafana mukunda ibyo akora. Ariko first of all, mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu, ndagira ngo abantu b'igitsina gore uyu munsi kuri Djeano update tubaha indabo zanyu kabisa, much respect to you, much respect kabisa. Abantu b'igitsina gore muri abantu badanje, muri abantu b'agaciro, murarenze, mukwiye byinshi cyane byiza. Mbona no kubwira abagabo bagenzi banjye, abagore, much respect kabisa, n'abantu badanje bakwiye ikintu kirenze. Burya umugabo udaha agaciro umugore ahava akagera, ntabwo njye nabimushyigikira ngo sinanamushimira kabisa. Tekereza rero kuri mama wawe yari gutwisa amezi 9, arakubyara, arakurusa, aragukuza, ukora amafuti, ugira gute, arakwihanganira. Uziko umubyeyi wawe kigaragaza ko umubyeyi bagukunda burya. Hamwe n'isi yari gushinja ibyaha, mama wawe ni umuntu wenyine ushobora gusigara gufitiye impuhwe wenyine. Niyo mpamvu kabisa abagore, abakobwa, muri indabo zitatse isi yose, muri shokora, muri bombo, ntabwo nyeze ko uravuga buri, ntabwo natuma gusa ngo mbive. Gusa icyo nababere cyo muri badanje kabisa, buri muntu wese ahantu muri iyi si, umuntu w'igitsina gore byuma respect akwiye kabisa, n'abantu badanje bakomeye cyane. Uyu munsi rero umustar wacu umunsi yitwa Mbabazi Shaddy muri cyane yitwa Shaddy Boo, nigeze namumenya muri benshi.
yitwa Mbabazi Shadia, akaba yitwa Shaddy Boo. Shaddy, Shadia, Shaddy Boo, Mbabazi kantu kabu n'akabashi n'aba sweet n'aba bebe n'aba boo n'aba honey n'aba sweet ate nk'uko mubyumva nyine. Ayo niyo mazina akoresha kuri social media Shaddy Boo. Mbabazi Shadia rero n'umukobwa wavukiye mu muryango w'abana bane, akaba ari imfura, abakobwa ndetse n'abahungu babiri, yavukiye mu karere ka Nyarugenge i Nyamirambo. Tuzajya mubona kuri yango ukagira ngo umuvana reka umwana w'i Kigali n'umunyamujyi n'umusirimu kabisa, yavuye i Nyamirambo, urumva ko afitemo akantu k'akaryogo afitemo akantu k'akaryogo. Amashuri abanza yize mu bigo bigiye bitandukanye, amashuri yisumbuye yize hazwi nko kwa Kadafi, niho yize amashuri yisumbuye. Mbabazi Shadia rero nk'uko mumuzi mu bintu byinshi agenda akora bitandukanye, ariko abenshi buri wese amuzi nyine mu isura yitandukanye n'indi. Ariko guys, mbere yuko gira ikintu mvuga, ucyumva Shaddy Boo nakayika ni iki kintu tumva umuziho, kintu tawo mumuzo ni iki ku buryo nyine ucyumva izina Shaddy Boo akantu kambere kakuza mu mutwe nakaye. Ndagira ngo dushyire ibintu ku mucyo, abantu nyine bazi Shaddy Boo yaravuze ngo banyita inda, kubera ko Shaddy Boo ukuntu abayimerera abantu bose abita abasheri, umutuke umusheri, umubwire nabi, umuvuga ibintu bibi, avuga sheri nyine unje mu babansi kamwe ngo banyita inda, ngo aronke bafaka. Ariko mbere yo kublaming umuntu guys, mbere yo kublaming umuntu ugere bose nta byiza akora, nta byiza afite akora. Abantu rero mwita Shaddy Boo ngo ni indaya, ngo ni iki, ndagira ngo banza babwire ko Shaddy Boo n'umukobwa wirwanye, nkuko bivuga Shaddy Boo n'umukobwa wirwanyeho. Mbere yo kujya no kublaming, mbere yo kujya gushyigikira ibintu bibi umuntu akora cyangwa se ibintu mubonaho bitari byiza, ariko sijya ubanza ushungure. Burya ngo gushungura ntakuburamo inkombe, niko mu Kinyarwanda bavuga. Nujya kuvuga umuntu nabi ubanza urebe se nta kintu cyiza na kimwe agira wavuga. Shaddy Boo umuntu ujya ufasha abantu batishoboye, ajya asangira n'abana ku muhanda badafite ibyo kurya ku isabukuru ye, nka 2017 yarabikoze 2018. Shaddy Boo ajya akunda gufasha abantu. Ikindi Shaddy Boo umuntu hano kuri Djeano update nkuko dusharing urukundo, here we sharing love and good vibes, nkuko hano dusharing urukundo. Rero umuntu sharing urukundo Shaddy Boo buriya uzarebe Shaddy Boo ntago arakubwira nabi, ntarakora space yo gutuka abantu, nta muntu arikorera, we yikorera nyine just ibintu bye tu, just kwikorera ibintu bye nyine akabikora. She don't care about what you talking about to her. Ntago nyine bayitaye ku byo mumuvugaho bibi, warakora tu. Shaddy Boo rero yamenyekanye kuri social media, aho yatangiye posting amafoto ye, yatangiye abikora nyine nka hobbies nko kwishimisha, yakundaga ifoto cyane. Ubundi akajya abikora gushyira amafoto kuri social media nko kubika nyine, nko kwebeka nk'urwibutso. Kubera gukunda ifoto rero bimwe Marina yaririmbye ngo reka nifatire ifoto. Bruce Melody nawe ubundi aririmba ngo iyo foto batwara iyo foto. Nawe Shaddy Boo ifoto ye barayitwaye, yifatiye ifoto barayitwara. Marina yaririmbye ngo reka nifatire ifoto, Shaddy Boo arayifata. Noneho Bruce Melody nawe haraza ngo batware iyo foto bahita bayifata barayitwara. Shaddy Boo rero gupostinga amafoto yagiye abicyamamare, abantu bagenda babivugaho, bamuha inkwenene bagira gute. Ariko iyo foto ya Shaddy Boo niyo yaremye Shaddy Boo umuzungu, Shaddy Boo ufite etage abamo, Shaddy Boo ufite amakebo, Shaddy Boo ufite amakampani yamamariza, Shaddy Boo ukora amatrip ya danje, Shaddy Boo ubranding igihugu. Bro, Shaddy Boo branding igihugu buriya ntago bapfa kubyemera. Shaddy Boo afite abantu mukurikira kuri Instagram barenga 1,100,000. Uri kumva abantu guys, ushobora gusanga abo bantu badatuye no mu karere guys. Abantu 1,100,000. None kumva Shaddy Boo no mu gihugu cy'u Rwanda byonyine, iyo ni brand ya danje, ni brand itese kuba amakampani uko yagenda akifata agafata Shaddy Boo ngabamamaze. Ni ikintu kireza cya danje. Uraho ngaho wirirwa umutuka umuvuga nabi, hano ukora bya Shaddy Boo akora ariko batabikuramo inyungu. Hano bajya kuri social media bakambara ubusa, abakobwa dukomeza no kongera kubigarukaho. Umuntu kuri social media akambara ubusa akagenda kivuga ko ibintu byinshi cyane just like hobbies, ariko na hobbies gusa nta yindi nyungu bifitemo, nta mumaro, nta mafaranga binjiriza. Shaddy Boo abikora nka business bibuha amafaranga, kandi anabikora nk'ibintu akunda. Ushobora kubikora nka hobbies ariko bikaguha n'amafaranga. Turacyakomeza kubabwira Shaddy Boo
Shaddy Boo rero 2016 nibwo yatandukanye wari umugabo witwa Meddy Saleh muramuzi, ni umuproducer, ni umuvideo director, atunganya amashusho y'indirimbo z'abahanzi, yakoze indirimbo nyinshi cyane zitandukanye, still aracyabikora. Babyaranye abana rero, Shaddy Boo ni umubyeyi w'abana babiri, nkuko bavuga afite abana bamukunda, akaba afite abana akunda. Kandi burya Meddy Saleh ama respect ya danje, yavuze ko Meddy Saleh ni umuntu wubaha igitsina gore, ni umuntu hagacira igitsina gore. Bimwe nahoze ngarukaho buriya. Shaddy Boo uzakomeza kumupremera, ariko Shaddy Boo ukurikiye uzarebe space zajya akora, iyo yakoze na space courage. Shaddy Boo avuga ibintu by'ubwenge, Shaddy Boo agira inama abantu, ariko kubera ishusho ugenda ukamufata mu shusho nyine just nk'uko nyine bitekereza ngo ni indaya, ngo ni umuslay. Erega burya umuntu yaba mubi ntabwo ari ikintu cyiza gusigira guys. Burya nukurikira umuntu ukumva ibi, ushaka kumva ibibi bye cyangwa se ibindi bintu wumva ko atari byiza, ariko yumva ko ari byiza ukabyihorera, ariko nagura akantu kamutora mu guys. Shaddy Boo jari space nizo gukurikira, reka ndaza kubashyiraho vidanga muraza kuyireba, muraza kuyireba. Shaddy Boo agira inama abantu by'ubwenge, Shaddy Boo agira inama abahungu, avuga ati nimukipase muremure, ugafata ugajya gusohokana umukobwa ahantu hahenze byadanje kugira ngo ukunde umwe just kumwemeza gusa. Ntabwo abakobwa bajya bemera, bazi ubwenge ntabwo bajya bemera. Uyu munsi uramusohokana ku 300 yawe, ejo nabona uwa miliyoni azahita agutaya hose. Ejo nabona uwa miliyoni ebyiri uzahita ujya mu gishike mu bigora, azahita kunoze. Just act like you. Acting nkawe ubwawe nyine, wowe wanyawe nyine, wowe wanyawe nyine, wiyumve nkawe wanyawe. Ubushobozi bwawe umwereke ubushobozi ufite mu ngubu, uyu nguyu amafaranga afite n'ayangaya, reka kwipasa muremure wizamura cyane. Ako kaba ari agaciro kugira ngo dukomeze turabwira ko here we sharing love and good vibes kabisa. Uko nakomeje kubivuga, igitsina gore much respect kabisa, turabubaha, turabakunda, abantu badanje barenze. Uyu munsi tubahaye indabo zanyu, take your flowers hano kuri Djeano update, tubahaye indabo zanyu, murazikwiye, muri abantu barenze cyane. Uyu munsi rero Shaddy Mbabazi cyangwa se Shaddy Boo niwe mustar wacu dufitiye ubutumwa twamubonye nk'abakunzi be. Ndabizera mukunda guys, mukunda benshi cyane, mukunda kandi mwamukunze ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Erego rero ngo Shaddy Boo ngo nyine ngo muri mutwe ngo yirwa ngashyira amafoto, ngo yirwa ngasireyinga, ariko urabire n'ubireba arinjiza. Kandi ntabwo ari gukora ikintu kibi cyo kwangiza abantu ku buryo wamublaminga muri ubwo buryo. Ntabwo Shaddy Boo ntabatuka, nta muntu agira ikintu kibakorera. Kandi Shaddy Boo ugiye kureba neza, ugiye gukurura neza, ugashyiramo ibishuko. Yes guys, rero nkuko tumaze kubabwira amateka ya Shaddy Boo 2017 nubwo yavuzwe ko afitanye umubano wihariye n'uwitwa Diamond Platnumz from Tanzania, Simba, n'uwitwa Omi Dimples. Bavuga ko bari mu rukundo, ariko Shaddy Boo yarayihakanye. Shaddy Boo yaravuze ati yewe ntabwo nzongera gushaka umugabo, nzakomeza ndi single gusa. Aravuga ati gusa Imana ni nk'umugabo, nzamwakira bizabyageze gutyo. Gitekerezo umuntu muvugaho birabina, akaba yizeye Imana, avuga ati Imana ni nk'umugabo, njye nzamwakira. Bro, tujye dukomeza nyine ujye ibintu ariko unashungura nyine uvuga ati umuntu ariko tuvuga gutya, kimwe n'uko ushobora kumuvuga nabi, ariko Shaddy Boo afite abantu bamukunda just kimwe n'abandi bantu mwita amaslay queen, mwita abantu nyine bakorera bidahwitse. Nta muntu wangwa na bose, uramwanga cyangwa se umuvuga nabi, ariko afite abantu bamukunda benshi cyane kabisa. Uyu munsi rero Shaddy Boo ni umustar wacu w'umunsi, dufite ubutumwa nk'abakunzi be cyangwa se abafana be. Afite abafana, afite abakunzi, afite abantu bakunda ibyo, rero tumufite ubutumwa nk'abakunzi be, tugiye kumwoherereza, tugiye kumuha ubutumwa Shaddy Boo, kandi nadusubiza muzabibona guys, muzabibona ahangaha kuri Djeano update. Hari mwakomeje kumbwira ngo ese nkuko mbona mu bastar bose umaze kohereza voice note nawe uradusubiza, ariko muzangaye gutina muzangaye guhera, bizaza nabyo muzabona mu minsi iri imbere kabisa. Muzana batangiye kutureplaying, kandi batatureplaying uyu munsi cyangwa vuba ahangaha, anytime muzabibona guys. Reka twohereze ubutumwa bwacu Shaddy Boo rero nk'abakunzi be. Wagira ikintu tubwira muri comment, niba ibyo twavuze ibyakubatse, wagira ikintu tubwira muri comment. Yitwa Shaddy Mbabazi Shaddy Boo.
Shaddy Boo amaze kugira abafollowers ibihumbi abantu miliyoni n'ibihumbi 100 mukurikira kuri Instagram. Reka tumwohereze ubutumwa bwe rero Shaddy Boo twamugeneye. Hi Shaddy Boo, amazina yanjye nitwa Djeano, nkaba nkohereje ubutumwa ndi live mu kiganiro cyitwa Hi Star cya kuri YouTube channel yacu yitwa Djeano Update. Nkaba nkohereje mu izina ry'abakunzi n'abafana badukunda ibyo ukora, tugukunda kira ngo tukubwire ko tukwemera byatari nibyo ukora turabibona kandi uratwentertaininga abantu by'umwihariko tugukunda, tuvuga ko tukwishimira cyane, dukunda ibyo ukora kandi tuzakomeza kuba inyuma yawe. Ni byinshi byiza cyane ukora kandi turabibona, tuzakomeza kugushyigikira kandi turagukunda. Keep it up, we love you so much. Thank you Shaddy Boo. Nyuma ko ubutumwa twagira umustar wacu Shaddy Boo, reka mbashimire mwese twabanye muri kino kiganiro. Guys, niba ikiganiro cyacu hari ibintu twavuzemo byakubatse cyangwa se wakunze, wakanda subscribe kugira ngo tujye twibanira buri munsi, ugakanda like ndetse n'uruba n'ikintu watubwira muri comment. Guys, jya muri comment utubwire ikintu cyagenze neza, utubwire ikintu gutya, utubwire n'icyo wifuza, utubwire n'umustar wifuza ko tuzakora ubutaha. Kandi niba wumva iki kiganiro wagisharinga ku nshuti zawe, guys, sharinga ku nshuti zawe nabo bakimenye, dukomeze kuba bwiza tujya mu bundi. Abantu bakoze subscribe, guys, ndabashimiye mu w'agaciro cyane. Imana ikomeze ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Mukomeze enjoying ibiganiro byacu kandi mukomeze musharinga abantu kino kiganiro kibagera ari benshi cyane. Turabakunda cyane. Thank you so much. Ntabwo mushaka. Murabishaka? Really? Debuzilha. Go, can you? We love you. Shaddy, let me tell you something though. Mutaimu wizi. Wasinze. Okay, fine. Nimba mushaka. Yes, nasinze. Noni se. Noni bitwari iki? I don't know. Anyways, Shaddy, ababishaka barabyumva cyangwa mubiriki, I don't care. None ubu ngubu nta no kwatiriza. Njye nagerageje kuba nice, but you guys are anyways. Shaddy, continue. Okay. Ntabwo muzi amakuru Shaddy, ntabwo muzi kuri MV. Ubwo abantu bakunda kukwisokera muri kubyumva right now. Shaddy, MV barahenda. Peka abantu wifuza. Shaddy, ibaze MV nuza vefiko igura nkaho ari $500, c'est comme 480. Baba. Ibaze ka vefiko. Mumbabare mumbwiye ko muzaso aho hari ahantu ntago ari ukuhasenye, njye ufite azahajye, ariko njye mbashije kubabwira kuko numiwe kubera ko Shaddy siko nakugura twakonyaga tw'amagufuri 400 zo gusinda tuba dushaka asinda Shaddy. Shaddy murambabaje. Shaddy mugende muzamumbwire. Nge okay, nimba nayatanze ariko ryari uyu munsi gusa Shaddy, n'uyu munsi ryari ijoro, nta nubwo ryari ijoro ry'umunsi n'ubushize Shaddy. Numiwe ntabwo akuboko hejuru Shaddy. Champagne vekiko siko harimo n'ibirahure bingahe, 5 6 and then kuri sensa za ukabura zirangije Shaddy. Come on, umuzi projet mwakubitamo. Shinge nababaye navuga ati bagenzi banyigomba kubibabwira, so nimba munca amazi, go guys, bye. Ya numiwe ntabwo natse.
sheri mbabwire ntihazagire okay cyokora nimba wishoboye uzagende twe turi abakene please I beg turacyashakisha turafite abana I cannot ngo mbiyemereho ngo biki no reka ndebe abantu bashoboye henze niye iri nabuze sha namwe ntabwo nari nzi ko mutinya bigezaho bah for real ça c'est vrai je suis sérieuse ça c'est impossible en fait hier narasotse ngiye kandi mbabwiza ukuri ndababwiza ukuri sheri nagiye muri MV ngomba ko nayima yes nagiye muri MV sheri mbona igiciro kiri high level harya batubwira ngo turi ngo tuba dukeneye abagabo bari high level right hand narebaga price nkavuga really ese ntabwo njye ntabwo nari nzi ko mu Rwanda tukize gutya kubera ko abantu bose bahora bandirira turakeneye medafite ibibazo ntabwo zishobora kongera kunyifatira ngo biki ngo yakine tuganire ibintu biri real okay mwabize ko nasinze yes je suis bourré ouais I fucked up mais basi tuganire ese nkawe koko ugiye gutanga ariya mafaranga parce que c'est pas normal chérie c'est pas normal biriya bintu vekliga ibirahure 5 and then ukatanga 500 nyamara umugore wana nubwo ushaka kumuha amafaranga ukisukisha tu vois et puis tu dis nguru umuntu w'umugabo kubera ko warangije wow niyo mpamvu nzaguma ndi single paka I mean like nigire mu kabari ninywere like ikiza nuko nahuye n'umuntu byiburi iyo mentalite yanyu ntabwo ari kimwe kubera iki man yubaha igitsina gore kubera ko arezwe na mama wiwe like for real she no kunkinze no menya agaciro ka mama wawe uzamenye agaciro k'umugore wawe yes maman unseka les émettines ariko nta kibazo nzayambabwiriramo endani munseke nayo nzayamaseka okay umuntu w'umugabo nuko ibintu byarahenze muri MV ni 500 shiri 500 yebabo uzi uburyo nahahiramo abana banjye yeba babyibuha endano kumbwiye 500 shiri siko iyo nzoga tuvuga ati mumbabare mugumane iyo nzoga yanyu shiri tujye tusha mu bugenge sibyo oh what the fuck okay ekanze babwiye urinje muri MV wishyuye 10,000 sibyo entraîner 10,000 and then ugiye gukonsoma n'icyo kunywa champagne okay atari champagne fine iyindi inzoga ni 500 siko uragenda ukabanyuka handi usanga na n'ibihumbi bya 20 nabyeri hariya ntago ari nimba 10,000 ari shorts ubwo byeri nanga
what the fuck? N'abajya bacishamo imiriro, come on. Ewazi, ninde muntu uzasohokera? Ahubwo barambabaje, ngewe masohokera ubwa mbere n'ubwa nyuma n'ahandi. Kereka nibashiramo imiyaga. Twese tuba dushaka kwigenza neza, tukaruhuka mu mutwe. Uri kudurushya, siko baba ngewe abandushya. N'amazi shiri. It means what? Shari kamugenda se. Ariko sha muransetsa abasore rero mwirirwa muvuga busa. Wowe shari njye nkugiriye muwe ndakumenyesheje and then wowe uri kumbwira ubusa. Excuse me. Gagenda turebe ibyo wishyura. Nawe kwinjira nta nubwo yishyura. Uradiringa. Ngo rero tugire ngo mujye mumbabarira. Shesi ko mbona comment ngavuga ati wow. Where is Queen? Queen namuhamagaye namubuze. Jya ugafata whatever. Je kubera ko nabahamije mwababaye. I'm sorry. Abasore baragowe, nyine baragowe. Muragowe, ariko at least nge mba nabakunze. Nge nabakunze shiri, nge nababwije ukuri. Nababwiye ngo hano bimeze gutya na gutya. Utazasebera, utazacyana icyuki cyawe ngo ugiye kucyemera naho ubundi ugaseba waseba shiri kubera ko shoti ya ni 10,000. You know? Ukuri kuraryana, but yes, muravuga ariko muravuga ubusa kubera ko nta nubwo mwagera. Byibura basi ndabarabuye. Mugomba kunshimira abasore. Mujye munuma. Chérie bébé. And then ntabwo ndabirangiza, reka nze mvuge n'ibindi. Sheri nyuma ya MV. Yeah. Nyuma y'ibyo biriya byose experience nagize, reka nge ngomba kuzajya nsura abantu ibintu bakoramo kubera ko nanjye baba banzonze bakandangiza. So nanjye ngomba kubarangiza. Bishari. Mvuga ibindi. Cyo kure ibindi nashaka kuvuga ni ibintu by'abahanzi kuntu batajya basapotingana bakambwira ngo mbapostinge nyamara bongewe nakuri ikintu kizima supporting cyangwa hagati yabo. Actually ye nirirwa mbona abantu hagati yabo sibakundana ariko Shady mugerageze, come on. Mwarangiza mukanseka nyine. C'est le problème. Mais peu importe. Haba ikibazo mwanseka, I don't give a fuck, but listen guys. Abahanzi mufite ikibazo hagati yanyu mugikemure nimba mutazi kuririmba cyangwa muzi kuririmba simbizi, but mugomba kumvikana kuko ni mwebwe mugomba bivuge gute ninde wamfasha gutiza I don't know, ariko ibintu no guteza imbere ya
ikinyarwanda gike, yeah. Everybody